Reka ngusuhuze rero mukunzi wacu dukurikiye uri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye, mwifuriza gukomeza kugubwa neza. Ni igihe rero tugiye kureba byinshi cyane birimo kugenda bivugwa muri politiki. Uyu munsi rero turibanda tuje kubabwira ku bigendanye rero n'ibiri kubera muri Kongo. Mu mazi iminsi mubyumva guhera ku itariki 27 kugera ubu ngubu, ni mu gihe umujyi wa Goma uri mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu uri mu biganza bya M23 cyangwa se M23. Abantu benshi bamwe bazana iki kikurikiraho nyuma yo kuba bafata no mujyi, ese bagamije iki? Ibyo byose turaje ngo tubigusobanurire. Icyo usabwa no kugumana natwe kandi subscribe niba utarayikora kugira ngo komeze kuyatwara mu biganiro byacu by'ubutaha. Kandi mwibutse ko channel yanyu muba muyishyigikira, muba muyitera imbaraga, muba muyitera intege. Ubu ngubu M23 yaje kuba itangira urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa. Ubu ngubu bamaze gutangaza ko rwose ikintu bagamije nuko igihugu cyabo, Kongo yabo, DRC yabo, nuko ikomeza kugera amahoro, bakayoborwa neza mu mutekano, buri muturage wese bamufata kimwe. Ati na moko dushaka mu gihugu cyacu, ivangura ntiturikeneye, icyo dukeneye ni ubumwe bw'abanyekongo. Ibi ngibi rero babivuga, abantu benshi baje kuba bahita bibaza ese kuki haboneka ijambo ryo kuvuga ngo kuki bagenda bitwaza imvugo ivuga ngo M23 ni Abanyarwanda, ese bimeze bite? Abaje kuba batanga umucyo rero bavuga ko ni kugira ngo bagende bihunza ibibazo, ariko nyirizina M23 ubwa nk'uko Wiringoma yabyivugiye, umuyobozi wabo yavuze ko rero ari Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'ubundi batuye muri kara gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Bo icyo bakoreye M23 ni ukugira ngo abagarure umutekano muri kariya gace, kuko nk'uko dusanzwe tubyumva cyangwa se bisanzwe bivugwa rero ko kariya gace abantu bagatuye basanzwe bakorerwa icyo twakwita jenoside, kuko hari ubwoko bw'abantu batuyemo bitwa Abatutsi bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa, iyicarubozo babikorewe na Repubulika ya Kongo. Ibi rero nibyo byaje gutuma bavuga ngo abashaka ukuntu bagarura umutekano, babicisha rero mu nzira yo gukora igisirikari kirwanisha intwaro. Ubu ngubu rero umujyi wa Goma ukaba mu maboko yabo, bakaba rero bari mu rugendo rwo guhaguruka ngo barwane berekeza i Kinshasa kugeza igihe bazabonera amahoro, cyangwa se Kongo ikemera ibiganiro by'uko rero bahitamo ko ari agace kigenga kakaba kabona amahoro nk'utundi duce twose dusanzwe. Ibi rero tugarutse inyuma gato, turaza kureba mu Burundi rero aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje kuba atangaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Ibi bintu yabikuye ku kirero, ati kuba abaturanyi babo bari mu byago, kuba u Rwanda ngo rukomeje ngo kugaba ibitero muri Kongo. Nkwibutse ko niba wibuka neza, wibuke ko iyo bavuze ngo u Rwanda ruri gutera Kongo ni ya M23 cyangwa se M23 bavuga, ariko bo bakabyumvikanisha ko ari u Rwanda ruri inyuma byose. Rero aravuga ati u Rwanda natwe rurenda kudutera, ati muhore mwiteguye barundi kazi, muhore mwiteguye isaha n'isaha u Rwanda rushobora kudutera, ugasanga intambara irabaye. Ibi rero mu kubivuga yahise akoranya inama z'urubyiruko, abasaba rero ko bajoyininga igisirikari, bakinjira mu gisirikari kugira ngo u Burundi bugire igisirikari gikomeye, bugire abasirikari benshi. Ariko rero birangira urubyiruko rubyanze, ati ntabwo dushobora kujya mu gisirikari kubera ko ari iby'iyi ntambara, ni ukugira ati mutwohereze muri Kongo tujye gupfirayo, kuko ubwo twaba tugiye kuba ibitambo byo gushorwa imbere ku rugamba. Mu by'ukuri namwe mu byumve, ibintu biba bibabaje kuba wakibuka ko uzakenera igisirikari mu gihe cy'intambara, bivuze ko nta n'imyitozo ihagije babona. Nkwibutse ko abangaba bagiyemo nabo bahita bagenda nka Wazalendo bakajya muri Kongo kujya guhangana n'ibyihebe, kandi mu by'ukuri nkwibutse ko nta myitozo ihagije baba bahawe, ku buryo nyine ari abantu bahita bohereza ku rugamba.
Ibi yabivuze mu gihe rero mu gihe Felix Antoine Tshisekedi perezida wa DRC cyangwa se perezida wa Congo amaze gutangaza ko bagiye kugabanya ingengo y'imari yakoreshwaga mu bindi bikorwa nk'amashuri, amavuriro, imihanda, ahubwo bakagenda bagabanya bakavuga ati wenda dukure 20% kuri buri kimwe tuyongere ku ngengo y'imari y'igisirikare kugira ngo igisirikare cyacu gihore gikomeye, ahasigaye twitegure urugamba. Ni mu gihe babivuga M23 nayo iticaye, nayo iri gukora uko ishoboye kose ngo yigarurire igihugu kandi mu gihe gito, nta mwanya wo kurangara bafite. Umujyi wa Goma kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru dusoje, kuri uyu wa gatanu nibwo abasirikare b'umutwe wa M23 nibwo rero mu mujyi wa Goma bafashe imyeyo, bafata imikubuzo, barakubura umujyi wose, barawusukura, bya bisigazwa by'amasasu, bya bisigazwa by'imyambaro ya gisirikare, mbese ikintu cyose kigaragaza ko haba harabaye intambara byose bashyira muri puberi. Ubu ngubu Goma ni umujyi usukuye usa neza. Mu kubikora abaturage rero baturiye Goma, abaturage batuye mu mujyi wa Goma bari bishimye, babyina, banezerewe, mbese ubona ko bishimiye M23. Ariko nanone M23 ikabikora yagerageje gushyiramo ka kantu ka gisirikare ko kugenzura, kuko isaha n'isaha ashobora kuzamo umwanzi akaza yiyitiriye abaturage, akaza ashimagiza, ariko bikarangira bibaye ibindi. Niyo mpamvu rero kubikora gutyo M23 bigaragaza ko yishimye nayo, ariko ku rundi ruhande ari maso kugira ngo ko n'ahantu umwanzi yabonera icyuho akabinjirira. Ibi tugendeye kuri ibi rero, perezida Antoine Tshisekedi ati mu kugira ngo ingengo y'imari tuyongere ya gisirikare nuko tugabanya ingengo y'imari yakoreshwaga mu bindi bikorwa, hanyuma rero natwe tukagerageza tugashaka kuntu igisirikare kiba gikomeye, kikabona imbaraga, kikabona amafaranga ahagije yo kucyitaho. Hanyuma rero ikindi yaje gukomozaho nuko yavuze ati urubyiruko rwose, umuntu wese uzi ko yambara ipantaro mu gihugu cya Congo wese ajye mu gisirikare ahabwe imyitozo, hanyuma rero umunyekongo wese aba ari umusirikare kugira ngo tubashe guhangana n'u Rwanda, ngo ndetse n'ibipupe byabo. Aba bayita ibipupe mwibutse ko ari M23 bariya bafashe umujyi, baya bamuzengereje, batumye isi yose ihangayika hejuru yiwe. Tuvuye ku ibyo gato, reka twerekeze ku gihugu cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yaje kuba yohereza inkunga. Ninkubwira inkunga ubumve ko ubwo ni inkunga mu bya gisirikare. Yaje kuba ipakiza intwaro, indege rero iraza ica mu gihugu cy'u Burundi, akaba biteganyijwe ko igomba gusesekara mu mujyi wa Bukavu, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo. Akaba rero rwose iteganyijwe kuba iza gusesekara kugira ngo bakomeze kwitegura intambara. Ni mu gihe nayo itameranye neza n'u Rwanda, kuko rero mwagiye mubyumva mu biganiro byacu byagiye bitambuka cyangwa se mu bindi bitangazamakuru, nabo ni mu gihe batameranye neza n'u Rwanda, bagomba rero kuza gushyigikira Congo kugira ngo bakomeze gushaka uburyo kibakihimura ngo ku Rwanda. Ikindi nanone abacashuro b'Abanyarumaniya bari muri Congo, nkuko mubizwi 27 ubwo M23 yamaze gutangaza bidasubirwaho ko yamaze gufata umujyi wa Goma, ikibuga cy'indege yamaze kugicakira. Ubu ngubu ku munsi w'ejo bafashe rutemikirere berekeza iwabo muri Armenia, nibwo indege iza kubatora i Kigali yahagurutse. Ariko mu kugenda bagiye bavuza amagambo yashegeshe perezida Antoine Tshisekedi, aho bagiye bavuga ngo mu by'ukuri igihugu twabonye cy'u Rwanda nta kindi gihugu wabona nkacyo, nta gihugu wabona gihwanye n'u Rwanda, kuko rero twari twiteze ko ari igihugu kizaducakaza, igihugu kizadufata nabi, kubera ko twaje tuvuga ko
turi kukirwanya twaje tuvuga ko ari bo banzi twari duhanganye nabo, ariko rero biragoye kuba wabona umuntu uzi ko we yagufataga nabi cyangwa yakugiriraga nabi ukamuha liberté yose, kuko twaratemberaga style zacu zose twasapaga ugatembera. Mbese ni igihugu tuzajya dukumbura kurenza abaduhaye akazi b'abakongomani. Ikindi gikomeye baravuze bati abasore twahuye nabo ku mupaka wa Corniche, abasore twahuye nabo uburyo badusatse kaboniye nguzi ko barebaga no mu ngofero, bigaragaza rero ko umutekano wabo, uburyo bacunga umutekano, ni abantu batojwe gucunga umutekano kandi bakabikora mu kinyabupfura bitandukanye na leta twabagamo ya Kongo. Ibintu rero ni ijambo rigomba gukorogoshora Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuko rero urumva baramutengushye muri make. Reka rero twe dukomeze turebe ese ibintu birashya bishyira he, ese bizaherera he. Ni mu gihe rero aba M23 bo bari mu rugendo rwo kurwana berekeza hakurya mu murwa w'igihugu Kinshasa. Icyo nakubwira cyo nuko Bukavu yo kuyifataho navuga ko uri muri process, kuko rero barenda kugerayo. Urugendo ruracyakomeje, nk'ubwo bamwe basigaye mu mujyi bari kuwitaho, bari bakayaringa abaturage. Ikindi nanone babijeje ko nta minsi ibiri iri bushire umujyi wa Goma utarimwo amazi ndetse n'umuriro. Uyu umunsi w'ejo bivuze ko abaturage bagomba kuzaba basubiye mu buzima busanzwe. Ni mu gihe hamagaye ibitangazamakuru byakoreraga mu mujyi ati mugaruke mukomeze akazi kanyu, abacuruzi bacuruze, umutekano ni wose. Mbese bigaragara ko ahangaha M23 abaturage barayikunda, barabashyigikiye, baravuga bati mwebwe tubari inyuma, aho bishoboka natwe tuzajya ku rugamba turwane kugira ngo turebe ko umutekano wakomeza kuboneka hano iwacu. Reka twe dukomeze turebe, murarikiye kuza kuri ikiganiro cyacu cy'ubutaha, turaza tureba ese noneho u Rwanda n'ibindi bihugu byo bibanye bite, ese umutekano w'u Rwanda umeze ute, uhagaze ute kuri ubu ngubu, ese niki abanyarwanda bavuga, niki ubuyobozi bw'u Rwanda butangaza nyuma yo kugenda rushinzwa ibirego byinshi. Mubyumva kenshi ko bagiye baregwa mu muryango w'abibumbye no muryango mpuzamahanga wa Loni, bagiye babaregamo ibirego byinshi. Ibihugu byabafashaga nk'Ubudage bagenda babarega ati se nta kuntu mwahagarika inkunga mwaherezaga u Rwanda. Ibyo byose tuzagaruka tubirebaho mu kiganiro cyacu kiza gukurikira iki ngiki. Reka nkorekeye kuza kuri iki kiganiro kiza gukurikira iki ngiki kugira ngo utaza gucikwa n'akantu na gato. Mwibutse ko ni muri TV, kana subscribe, tukomeze tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Uwo mwanya uba uri hasi wa comment n'uwawe kugira ngo wandikemo igitekerezo cyose ufite, wandikemo imbamutima zawe. Iki nanone niba uri mu mujyi wa Goma, mwifurize gukomeza kugubwa neza, mwifurize kugira amahoro y'Imana, kurindwa na Nyagasani. Kandi abanyarwanda batuye mu karere ka Rubavu, mbese uno mupaka wose uri kuri Kivu Beriti, abantu bahaturiye turere twose uko ari 5, bifurize amahoro ya Nyagasani. Mukomeze kurindwa n'Imana, Imana muri kumwe izabarinda muri byose, na kimwe muzabura. Kandi dukomeza gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mutekano. Ibyo tugezeho byose habanza Imana mbere ya byose, ariko n'umusaza tukamushimira, yafashije Imana kugira ngo mbese yemeye kuba intumwa y'Imana kugira ngo imigambi y'Imana isohorere muri we, kugira ngo abanyarwanda tubashe kuba dutekanye. Reka mwifurize gukomeza kugubwa neza, amahoro ya Nyagasani akomeza abane nawe. Nge nigufite imura nk'ibisanzwe rero. Iyi ni Mura TV, ndabakunda cyane. Ciao ciao.